Reka twongere tuganire nanone. Uyu munsi twavuye muri Middle East, muri burasirazuba bwo hagati, twagarutse hakuno muri Amerika, ariko hari akantu hano muna twapointinzeho kitwa Cuba. Cuba rero niyo tugiye kuganiraho, ariko ntago ariyo gusa, kubera ko no muri Middle East turahagaruka, yewe na Venezuela turajyayo, turamanuka no muri Panama, hanyuma na United States. Ubwo tugiye kuganira kubera ko ejo twaganiriye mbabwira ko byanga bikunda tugomba kumenya impamvu Amerika ikeneye Cuba cyane kurenza uko yafashe Venezuela. Cuba ni igihugu kidafite amavuta, ubukungu bw'amavuta, ariko kiri ku butumburuke bwo hejuru ho gato, hejuru ya Miami. Kiri ku butumburuke bwo hejuru, akaba ari ikirwa, ni igihugu ariko kikirwa, ni island, ariko bunini bwayo buyemerera kuba igihugu. Hanyuma impamvu navuze ngo niho tugiye guhera, reka tubanze tubasuhuze ndetse tunabashimire umwanya mugira, tukagira umwanya wo kwandikirana muri chat, comment ndetse n'ibindi. Tunashimire n'abantu batwandikira muri telefoni ngendanwa, bakatwandikira ku murongo wa WhatsApp. Twongera tunashimira abantu baduhaye ibitekerezo, batubwira ko bafite byinshi byo kuvuga, ariko baba bakeneye platform channel yo kugira bagire icyo babivugiraho. Nagira ngo rero mberure ndetse nanabemerere ko channel ya Peak Official ntago ari channel ya Peak Production, ni channel y'umuntu wese wakumva ururimi rurimo Ikinyarwanda cyaba Igiswahili n'impamvu bishaka tuzakivuga. Yewe urashaka ko twanaganira tugakora challenge mu Cyongereza, nta kibazo, ariko ntago nzi ko Abanyarwanda n'Abarundi abenshi muri bo babyumva cyane uko dushaka kugira ngo tubisobanure, kuko icyo turi gushaka ahangaha ni uguhugurana kugira ngo bidufashe mu minsi izaza kwiteza imbere tutagendeye kuri politike mpuzamahanga, cyane cyane ibihugu bya Afurika buriya twicwa no kugendera kuri politike mpuzamahanga. Rero kugira ngo bidufashe nuko imyumvire yacu banze ikatwereka isi twebwe dutuye imeze ite. Niyo mpamvu ubona nta shusho n'imwe iranyeganyega, ariko ubu tugiye gutangira kureba, kubera ko iyi foto ya mbere mubona tubanje kubashyiriraho, iyi ni ifoto ya Cuba. Cuba uko muri kuyireba n'urumuri rwayo n'amatara, aya ni amasaha y'ijoro. Cuba ya mbere y'uko Amerika yikomanyiriza, icyo kintu mucyumve neza. Iyi foto murimo murareba hano, muri kureba turi kwitegereza, iyi foto ni igihugu cya Cuba, akaba ari ifoto yafashwe mbere Cuba itarakomanyirizwa ibintu byose ifiteho uburenganzira, nta na kimwe irabuzwa gukora. Hanyuma iyi foto yindi nanone mureba ya kabiri, ahangaha ni muri Cuba nanone Amerika imaze kubakomanyiriza. Iyi Cuba ngira ngo muze kwibuka ko ku bwa Fidel Castro yakoranaga na Soviet Union, bari bafite na za warhead ebyiri zarebaga neza muri Amerika, ku buryo bari bavuze ko yenda at least Amerika iramutse ibeshye igatera muri Cuba, nabo batwara imijyi itari munsi y'imijyi 5 bashobora kuyirimbura. Icyo gihe byarashobokaga, ariko uyu munsi Cuba nayo yafatiwe imyanzuro nk'ibindi bihugu byose. Iyi foto rero murimo murareba ubwayo ni ikimenyetso kibereka icyo bita imbaraga. Impamvu abantu benshi bataganira ku kibazo cya Cuba ni kubera ko twese amaso yacu n'ibyumvire n'ibitekerezo byacu byose biri hano kuri ibyo bita Strait of Hormuz, hano hakuno, hano mu Barabu hariya ureba nshyizeho agapoint yanditseho Strait of Hormuz. Niho ubwenge bwacu bwose buri n'ibitekerezo, kuri iyi narrow point ndimo ndareba hano. Ariko iyo tuyivuyeho tukagaruka muri North Atlantic Oceans, duhita dusanga hari kino gihugu cyitwa Cuba. Cuba rero ni igihugu ubwacyo, ntago ari agahugu gatoya, kubera ko ni igihugu kinini. Hanyuma iki gihugu turi kureba cya Cuba, hari abantu benshi bari kwibaza ngo ese Cuba kubera iki ariyo uzanye? Impamvu ni kubera ko hari abantu benshi banyandikiye inbox, yewe hari n'uwanyandikiye kuri channel abambwira bati ese ko batubeshye ko Cuba Amerika itayifite. Ariko nagira ngo tujye muri realite. Burya igihugu udashobora kubona perezida wacyo arimo aratanga speech ari kwivugira, yewe ingabo n'abandi bantu bose bari muri icyo gihugu badashobora kwivugira,
nuko icyo gihugu kiba cyaramaze gukomanyirizwa hahandi kivuga kiti byanga bikunda badufungiye amazi twibeshye tukavuga ibirenze ibyo bo bashaka banadufungira n'umuriro. Icyo kintu agira ngo ayenda duse nkaho tukigendana neza mu kubyumva. Ariyo mpamvu nari mbanje kubereka ifoto ya Cuba, ariko mbereka ifoto ya Cuba iri hehe ifite urumuri, ifitemo urumuri, ifite buri kantu kose ubona igaragara neza. Yewe hari n'ubuzima bwaho, ni kubera ko ntago twemerewe gukoresha videos. Video tuzikoresha mu kindi gihe kubera ko ziba kenshi zifite ibintu byitwa copyright claims. Uyu munota rero turi kuvugana iyi shusho yo nayo zigira copyright claims, ariko zo ntago bari cyane bihambaye nka za Cuba. Nongera no kugira ngo ambereke ko uko twe dushaka kugira ngo tujye duhugurana bizadufasha cyane guhugurana muri buno buryo, kuko bizatwereka ishusho ngari y'isi nuko isi imeze, tubashe gusobanukirwa natwe igice turiho. Kubera iki uyu munota mushobora kubona ishusho ingana gutya, mwitegereze neza ndi gusubiza inyuma. Iyi shusho aka ni ka Cuba turi kureba, siko bimeze. Hanyuma iyi turi kureba hano hakuno na Afurika. Iyi Afurika iyi hakuno harimo za Brazil, ni Amerika y'Amajyepfo, kino gice cyose kirimo ni Venezuela ejo bundi baherutse gufata, yewe kirimo ni Colombia yemeye gukorana na Amerika, kikabamo ni iki gihugu gitwa Ecuador. Amerika iherutse guha amafaranga menshi mu buryo bwo kugira ngo kiyubake kinazamura ubukungu. Hanyuma tukagaruka hano hari akandi kantu kitwa Narrow Point, kano kantu muri bagato cyane, kano kari hagati uvuye muri Guatemala ukamanuka muri Nicaragua, hagati ya Colombia, Venezuela hamwe na aka kantu muri kure kadafite izina. Ntago ari akantu gato, kuko iki ni igihugu gifite miliyoni 5 n'ibihumbi hafi 400 by'abaturage, niba atari miliyoni 6. Aha niho bita muri Panama. Ubwo nituhakurura neza tuvuye Cuba turaya tuza tugwe Panama, ngira ngo niho point inze hari kuri naro neza. Iyi ni Panama. Panama hano muri kureba ni igihugu kitari gito cyane, kubera ko ni igihugu gifite population y'abaturage bagera kuri miliyoni. Uyu munsi tugiye kubara kuri kubigenwa, ushobora gusanga kigeze nko muri miliyoni nk'esheshatu gutyo, ariko twareba ku byo bavuga tugasanga ari muri miliyoni hafi 5 kino gihugu cya Panama gifite. Panama rero ifite ikindi kintu gikomeye cyane abantu nyine tudashobora guhita dusobanukirwa. Panama ifite canal bita Panama Canal, yubatswe n'Abanyamerika, ifite ibirometero bigera ku birometero 42 bingana na mayiro 51. Hanyuma bikaba ni stretch to water, nuvuga n'amazi mahimbano, nuvuga n'umuhora muhimbano, ari wo turi kure yitwa Panama Canal. Uyu muhora muhimbano rero nukura amato yo ku gice kimwe yituruka kuri Ocean ku nyanja ya North Atlantic, kikagaruka kikajya he muri kiva ku ruhande rumwe ruri ku gice cyisa nk'icyerekeye no kuri Afrika North Atlantic, kikagaruka nanone kuri North Pacific ku kindi gihande gishobora kuba cyatwaramo ibintu bikamanuka muri bya bihugu nigeze kuvuga ejo mvuga nti hano Amerika isa nk'iyafite, kubera ko ibihaca byinshi kontrola nibyo bigaruka muri Colombia, bikamanuka hano muri Ecuador, bikamanuka muri hano muri Peru, hanyuma bikaza hano muri Argentine, muri hamwe na Chile. Yenda kumanuka uruhande rwose, nuvuga ngo Amerika nisa nk'igabura bino bintu, kubera ko uyu muhora turi hano turi kureba no wa Amerika. Hanyuma hano igihugu gihari gifite amavuta rizavu nini cyane ku isi ya mbere kurenza n'ibindi byose byo mu Barabu, ni kino gihugu cya Venezuela kizana kikagera kigahura n'iyo muhora. Hanyuma kino gihugu cya Cuba turi kureba, nababwiye ngo gifite ubutumburuke bwo hejuru. Igihugu kugira ubutumburuke bwo hejuru nuvuga ngo kiba gishobora kuba abari point strategique mu buryo bw'intambara, ko intwaro zose zajya hano muri Cuba, noneho maze mu byumve zishobora kuba zabuza umutekano Amerika, haba Miami hano Florida, Miami shobora kuba zabuza umutekano hano muri LA, muri Louisiana zabuza umutekano Amerika hano muri South Carolina, shobora kuba zabuza umutekano mu bundi burwa bwa Amerika buri hano hafi. Amerika kontora mu buryo bw'ibanga butazwi nk'ubwo bita bwa Bahamas burimo hano, reka nabwo tubukurure.
babwita the Bahamas ntabwo ari uburwa buto bari uburwa bunini ariko iyo bireba nyine kuri map ubona ari ubuntu buto cyane nuvuga ngo hano muri Orlando muri Tampa Florida Sarasota Miami aho bwose n'ubuce iyi misozi ya hano ya Cuba iramutse ishyizweho intwaro nk'izari ziriho mbere ku bwa Fidel Castro byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri Amerika kubera ko abanyamerika bageze naho bateza umutekano muke mu gice cyitwa Haiti, Dominican Republic ndetse na Jamaica kugira ngo hatagira ubundi buntu buto bushobora kuba bwateza ikibazo twakita ikibazo ni ikibazo nyamukuru reka tugifate nk'ikibazo buri ikintu bita point strategique mu ntambara cyangwa mu ntambara y'ibisasu bikomeye. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kwirinda umwanzi ukuri hafi. Nka kuri ubona Ubushinwa bwakomeje kugerageza kumva ko bwarwana na Taiwan ariko bugasanga kugira ngo busenye Taiwan biraza kugorana kubera ko butigeze bukumira gukuraho Taiwan imbere. Rero no munsi nicyo kintu Amerika nayo iri kugenda ikora ariko abantu twebwe ntitukibone rimwe kubera ko bo ntago bagira ngo twe turebe aho bari kureba. Aho bari kureba niho haha ahubwo baragira ngo twebwe turebe ku rundi ruhande rudafite ikintu na kimwe ruriho kubera ko Amerika ijya kujya gufata umwanzuro wo gufata aya mavuta y'Abarabu babanje gukuramo kino gihugu gitwa Venezuela turi kureba hano hasi. Bamaze kugitwara bahita bagaruka kubaka ubushuti hano na Ecuador. Bahita batangira gukorana na Colombia ariko ntago byo biremezwa neza. Hanyuma Cuba nayo bahita bayifata bayikupira amazi n'umuriro. Impamvu amazi tuvuze amazi n'umuriro abanyacuba kuri babona amazi meza ko ano mazi menshi abari mu munyu ushobora kumva amazi n'umuriro ukibaza ngo se igihugu ko kiri ku nyanja ni gute kidafite amazi. Igihugu kiba kiri ku nyanja nibyo ariko ugasanga ntaho gifite amazi meza ayunguruye ari byo bita amazi n'umuriro kuko amazi meza ayunguruye abagomba kubanza gakurwamo imyanda agakurwamo imyonyo myinshi hanyuma y'amazi agasigara ari amazi ashobora kuba yakoreshwa afitemo ari hygienic amazi meza ashobora kugirira umubiri akamaro. Hanyuma amazi rero ntago bari meza kubera ko abakirimo umwanda ngira ngo icyo kintu tucyumve neza abakirimo n'umunyu mwinshi kugira ngo ano mazi abashe kuyungururwa biba bisaba ngo habashe kuboneka ibikomoka ku mavuta by'amashanyarazi ndetse n'ibindi. Rero iki gihugu cya Cuba cyajyaga kibona amavuta kiyaguze muri Venezuela ariko yavuye muri refinery z'Abashinwa kubera ko Abashinwa baguraga amavuta kuri Iran ngira ngo tugende yo kuza kuyungurura no mavuta yo muri Venezuela kubera ko Venezuela ifite amavuta ari crude oil ariko ari heavy crude. Noneho byatumaga Abashinwa rero bacuruza amavuta kuri Cuba hanyuma bikanahereza access ubwato bw'Abarusiya ako nabo bacuzaga intwaro hano z'ubwirinzi n'ibindi hangaha muri Venezuela bigahereza access amato y'Abarusiya kuba bashobora kuba batangira kongera gusana zino ntwaro kuko intwaro zabaga hano muri Cuba ukibaza ngo ese zo zagiye he. Izi ntwaro nyinshi zibaho ku isi buriya zigenda zigira igihe zikakenera ko zongera gusubirwamo. Iyi foto turi kureba kuri map reka mite nyihuza n'iyi foto nanone muri kureba umujyi ukuntu uno mujyi usa wa Havana. Havana hangaha muri Cuba urebe ukuntu hasa mbere yuko hajya kubura amashanyarazi. Hanyuma harebe nanone Amerika imaze kwakomanyiriza uko Amerika gukomanyiriza bano bantu ntago yo ari uko ishaka ntagirerurira isi ko Cuba iri mu maboko yabo ariko urebye ni nk'aho aribo batanga amatangazo ya Cuba ni nabo bagenda ibihakorerwa uyu munsi kubera ko nabo babuze isi yose kongera gufasha Cuba kugira ngo yongere baje gusubira ku murongo w'amashanyarazi ndetse no ku murongo wo kugirana imikoranire n'ibindi bihugu by'amahanga. Iyo igihugu kimwe rero cyakuburotse iragira ngo subize umuntu wari wambajije iyo igihugu kimwe cyabashije kubroka igihugu cyawe kikabura amazi kikabura amashanyarazi icyo gihugu kiba cyaramaze gufatwa ahubwo wa wundi wakuburotse nuko bataratangaza kubera ko abagira ngo naramuka agiye gutangaza amaso yacu twese yahita akagaruka hano tukareba ikibazo kindi kiri kubera hano kandi aba ntago bashaka bo kugira ngo bagarure kino kibazo twebwe turi kureba bataramara gusoza umugambi bafite kubera ko gahunda ihari hano
ndagira ngo tuve hano muri Havana muri Cuba mwereka umugambi wundi uhari kubera ko hano twari turi kurebera kuri none ndi kubereka ariko aba ntago ari abantu baba barateguye intambara zabo buhoro ku buryo wumva ko baza bagahita batwereka ngo urumva ngo twe ngo twamaze gufata Venezuela ngo none ngo reka ngo tujye dufata na Cuba hoya Cuba ni iterabwoba ryo kugira ngo bereke ibindi bihugu byose by'isi ko biramutse bidakoze nk'uko babishaka bashobora kubigira nka Venezuela cyangwa bakabigira nka Cuba. Ariyo mpamvu mu kanya gato yenda mu masaha y'umugoroba turaza kubereka akadokima gato k'amafoto nanone n'amavideo ariko na map nanoneho gatoya akabereka ikibazo dufite gikomeye cy'ukuntu bari kutubwira ko amavuta adahari kandi hari amavuta ari kuyungururwa. Ndakeka ubwo turaza kureba uburyo twareba mu mashusho agera ku nganda ndetse na za pipeline iriya mirongo n'imihora isa nkaho igaragaza neza ko ibyo bintu birimo birakorwa kuko. Hanyuma turebe n'uruhare mu itangazamakuru twebwe turi kugaburirwa kubera ko itangazamakuru riri kutugenera ibyo dukora kuko ibyo dukora twebwe baratweretse nibyo birimo viewership, nibyo birimo aba viewers benshi kubera ko abantu benshi bo mu isi bari so conflicted in their mind. Nuvuga bari how they are conflicted, ni kuvuga ngo bashaka kureba ibintu bihohotera abantu bagenzi babo. Nuvuga brain z'abantu benshi, ubwonko buri conflicted, ubwonko bw'abantu benshi buri makimbirane. Ariyo mpamvu ushyiraho ikintu cy'abantu bari kurasana kuri thumbnail hakajyaho amafoto ari indege cyangwa imbunda zirimo ziragwa, abantu bakabyishimira cyane ariko bagasanga output nanone igahita ihinduka fanatism. Nuvuga ngo output ikivuyemo iyo gihindutse ubufana hari ikintu kiba cyamaze kwangirika mu myumvire y'abantu byo gukora ngo duhindure ishusho y'uko natwe twakwiteza imbere. Hanyuma mu kwiteza imbere bidusaba gute rero? Nimba igihugu nka Amerika burya turi kuvugana cyaratangiriye he? Banze mwitode gato tugaruke. Cyaratangiye kugira ngo kibashe kuba nyine cyabaho kikaba cyaratangiye ari state imwe. Uyu munsi zikaba zimaze kuba zose ni state za Amerika guhera hano kuzamuka kugera hano. Utu tuntu twose muri kureba tujya ari state. Nuvuga ngo ni imijyi imaze kuba imijyi myinshi Amerika turimo turareba gutya kuri map. Irimo za North Dakota, Minnesota, Michigan, irimo za New York, irimo za Maine, irimo Boston, irimo nuvuga ngo imaze kuba ni states nyinshi kandi buri state hano igiye ifite ibihugu byinshi byo ku isi iruta. Igiye ifite ibihugu byinshi byo ku isi iruta. No mishize numvaga President Donald Trump ari kuvuga ko ashobora kuba yanafata Mexico nayo akayongera akayishyira kuri Amerika baramuka batitonze ngo bareke gukomeza kumwohereza ibirara n'amabandi. Ubwo ni nko kuvuga ni nka ryaterabwoba ryo kubereka bati ese mwabonye ibyo twakoze muri Cuba twabafungiye amazi dufunga n'umuriro. Ubwo rero kugira umenye ko iki gihugu cya Cuba cyaba kitarafashwe na Amerika muvandimwe cyangwa n'abandi babyumva, byasaba ko hari undi muntu waba ufite imbaraga ku isi muri no bihugu dukunda kwita iby'ibihangange nka kino gihugu cy'Ubushinwa kikaba cyaza kikavuga ngo hano hantu tugiye kwafungura. Ariko byabagora kubera ko kugira ngo bazagere kuno ruhande rw'isi nanone urebye ahantu China iherereye kuvuga ngo iraza gufungura ibintu hano muri Amerika biragoye cyane kubera ko inzira nyinshi bari buze ibyo bita a stretched line bagomba kuba bacamo hafi ya zose usanga Amerika izo nzira zikontorora. Hanyuma Amerika kandi ugasanga yashyizeho igitugu giteye ubwoba kubera ko niyo ugarutse hano muri za Philippines, igihugu gifite uturwa twinshi, iki ni igihugu cy'uturwa twinshi cyane. Philippines nuvuga ni igihugu ariko kigizwe n'uburwa bwinshi cyane. Cyo bwacyo kirimo ibi military base z'abanyamerika zireba hano muri China. Twagaruka muri South Korea naho harimo military base z'abanyamerika zireba hano muri China. Twagaruka hano muri Japan harimo military base z'abanyamerika zireba hano muri China. Aho kandi ndagira ngo tukagendane neza. Hanyuma twaturuka hariya tukagaruka hari abantu bakunda kuvuga ngo hano muri Afghanistan, ariko ikiganiro ko numva cyo bagiye kuba kirekirera, reka tugisubikire hano tuzagaruka tuvuge ku kibazo cya Afghanistan, intambara Amerika yarwanye n'ukuntu ngo yazitsinzwe ikaba yaratashye amaramasa. Turebe se nibyo koko baratsinzwe bataha amaramasa cyangwa hari ukundi byagenze. Ubwo rero icyo twavugaga kuri uyu munsi cyari ikibazo cya Cuba. Cuba tuvugana gutya kubera ko Amerika yari yifungiye amazi ndetse yifungira n'umuriro.
ikaba idashobora no kwinyagambura, ikaba idashobora gukora icyo bita diplomasi mpuzamahanga, imibanire y'amahanga na Cuba. Igisubizo cya Cuba kigomba kuboneka ariko kivuye muri Amerika. Ubwo nimba igisubizo cya Cuba kugira ngo yongere igire access ku mazi, ku mashanyarazi, igire access ku ngendo, igire access ku mubano n'amahanga n'ibindi bihugu bya kure, bisaba ngo igisubizo kiboneka ari uko ari Amerika ikirekuye, kuko Amerika niyo yafunze kano gaserumu katurukaga muri Venezuela kajya muri Cuba, na Amerika yagafunze. So niba ari Amerika yagafunze rero ntago numva ko igisubizo cya Cuba cyagenwa n'undi muntu utari Amerika. Ibyo niba byumvikana ko Amerika ari ifite uburenganzira ndetse n'ububasha kuri iki gihugu cya Cuba, kandi ikaba twebwe iri kubiduhisha kubera ko batweretseho intambara ziri kubera. Ari hejuru twari turi kuganira mbabwira niba Saudi Arabia iri gukuramo barrels zigera kuri miliyoni 7 ku munsi umwe, ya mavuta isi irimo irabura ntago akiri miliyoni 20 z'utugunguru binganye na 20%, ahubwo ubwo twavuga ko hari kubura 12 bingana na barrels utugunguru miliyoni 12 tungana na 12% y'amavuta akoreshwa ku isi. Ariko twagaruka tugashyiraho turuka muri Syria ndetse naturuka muri Iraq, tugasanga amavuta arimo arabura kugira ngo tubashe kubaho ari make, kandi twareba n'igice cy'isi ayo mavuta ajyamo tugasanga ajya mu Bushinwa gusa. Niyo mpamvu nta bindi bihugu mva biri kurekarama uretse ibihugu byo muri mainland, n'uvuga haba harimo Bushinwa, Cambodia na Vietnam, nibyo nyine bikunda kurekarama ari amavuta. Nta bindi bihugu ku isi mwakumva birimo birakora reclamation bivuga ngo twabuze amavuta. Oya, ntabyo muzumva rwose. Icyo ni ikintu kimwe nabasezeranya ko nta gihugu na kimwe ku isi muzumva kivuga ngo twabuze amavuta. Yenda ibihugu bibura amavuta ni no bihugu byacu byo muri Afurika, kandi nabo barayafite, nuko bazamura ibiciro buri munsi ku munsi, ariko ntago ruvanga amavuta yarabuze. Ibihugu byabuze amavuta kandi nabyo bifite reserve, ko nk'Ubushinwa bufite reserve ko bwakoresha amavuta ajya kugera kuri mu mezi 6 nta yandi mavuta baguze. Ubushinwa izo stock barazifite, ariko amezi 6 muri production z'Abashinwa zitajya zihagarara, zora ziyongera nayo abari makeya. Ariyo mpamvu rero muri Afurika twebwe tugira ibibazo. Umuntu umwe yambaje arambwira ati se ko twebwe tudashobora kugira amavuta muri Afurika bakajya kuyacuruza mu Banyaburayi, ni kubera iki? Impamvu kabitera ni kubera ko Abanyaburayi baba bafite hari ikintu bita petrodollars. Twebwe rero usanga ikintu turi bugurishe kuri tubashe kubona dovize ari amavuta, ikawa, amavuta n'ikawa, yewe n'ubutare. Ubutare n'ubwa nari amabuye yose muri rusange niyo bita ubutare, amabuye y'agaciro. Harimo ibyo bintu ugasanga twebwe tugiye kubyikoreshereza, harimo izindi elema, harimo ibindi bintu twabura bidufasha gukoresha ibyo bintu. Kiza ko tuba dufite raw materials ariko twe ntago tubasha kuziprocessinga. Ubwo nabyo tuzabiganira mu kindi kiganiro. Hanyuma umurongo wacu urafunguye, ni wa wundi ni 0785206942. Hari ushaka ko twakora deba, nabonye hari abantu babishaka bagiye babinsaba, ariko tushobora kuzatangira n'umwe ejo cyangwa uyu munsi. Ubwo twadukorana ku murongo wa WhatsApp, hanyuma ukambwira topic kugira ngo tuganireho, naba mfite umwanya tukayiganira, tugaha Abanyarwanda cyangwa abandi bantu bumva ururimi dukoresha ikabasha kubafasha. Mugire ibihe byiza rero, turabakunda cyane, kandi channel yacu ni nayo channel yanyu. Ibyo twaganira igihe cyose byaba ari ibyubaka cyangwa byigisha